Umuhanzi The Ben yahuye n'umwana w'umukobwa wamugaragarije urukundo ubwo yakoraga igitaramo muri BK Arena ku itariki ya mbere Mutarama 2025. Icyari igitaramo The Ben yakoze ahuriramo n'abahanzi benshi bagiye batandukanye. Gusa muri iki gitaramo haje kugaragara umwana w'umukobwa mutoya cyane rwose. Amugaragariza urukundo ndetse aranarira cyane bitewe n'urukundo akunda uyu muhanzi. Kuri itariki 8 Mutarama 2025 The Ben yahuye n'uyu mwana w'umukobwa. Nkuko mu minsi ishize yari yatangaje ko yifuza guhura nawe. Byarangiye bahuye koko. Ngo ikaze kuri admount.new ahangaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyashishikanye ku mbuga nkoranyambaga. Ngo ikaze. Yes, nongeye kuguha ikaze cyane mu muryango uri kwaguka admount.new ahangaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibigenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri iyi mihanda muri rusange. Gusaba ngo nukundi ibyo dukora ukande kuri subscribe hanyuma ufungure n'akazogera kugira ngo n'igihe dushyiraho inkuru ujye uhita uyibona mu bambere. No kudushyigikira hanyuma natwe tukagufasha kujya tukugezaho amakuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa hirya no hino kuri iyi mihanda. Nta handi rero wakora amakuru meza ni hano, kandi amakuru yizewe 5 kuri 5. Umuhanzi The Ben rero niwe tugiye kugarukaho. Ni umuhanzi wakoze ibigwi, ni umuhanzi wakoze ibidasanzwe ku itariki ya mbere Mutarama 2025. Niba ukurikira ibintu bya entertainment cyane urabizi neza ndetse uranabizi ko iki gitaramo cyabaye. Igitaramo cyitabiriwe n'abatari bake ndetse kinazamo n'abahanzi benshi cyane baza gufasha uyu muhanzi guperforminga. Ni igitaramo cyagaragayemo udushya rero tugiye dutandukanye twinshi cyane, ubwo abantu bishimye ndetse baranizihirwa cyane. Ariko kuri uyu munsi haje kugaragara umwana w'umukobwa acicikana cyane, video ke gacicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mwana w'umukobwa ari kurira bitewe n'urukundo akunda uyu muhanzi The Ben. Aka video kacicikanye ubwo ibinyamakuru bitandukanye byo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byatangiye kugenda byandika kuri uyu mwana, bivuga bati uyu mwana akunda The Ben cyane, ndetse hakaba hari n'amakuru avuga ko mama we yifuzaga ko The Ben yazahura n'umwana we, ariko akabona ntabwo biri gushoboka ndetse nta nubwo byashobokaga. Urumva nyine kwigira ngo uzabe wifuza ikintu ariko The Ben mutapfa guhura ntabwo ari ibintu biba byoroshye cyane. Ariko burya ngo ikintu cyawe, ikintu kizakubaho ntaho gipfa kujya, ntaho kijya ewana birangira muhuye kabisa. Haje gucicikanira aka video bigaragaza ko uyu mwana w'umukobwa akunda The Ben cyane. Ubwo The Ben yari ari kuririmba uyu mwana yarize yahogoye cyane, ndetse bigaragara ko emotion zamurenze, bigaragara ko akunda uyu muhanzi cyane. Aka video rero kaje gufatwa n'utuvideo nka 2 hanyuma ducicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu baradupostinga cyane. Ubwo The Ben rero byaje kurangira nawe tumugezeho. The Ben twamugezeho ndetse biranamurenga cyane, nawe atwifashisha postinga kuri Instagram ndetse no ku mbuga zindi nkoranyambaga ze zitandukanye, agenda avuga ko ari urukundo rwa nyarwo. Hanyuma rero bamwe mu bakunzi ba The Ben ndetse n'abafana muri rusange bose bahise bandikira The Ben bakajya bamubwira bati rwose ihangane uzahure n'uyu mwana w'umukobwa. Ariko mu by'ukuri n'ubundi The Ben nawe yagiye gukoresha utu video adupostinga agira ngo yerekane uburyo yakunze uyu mwana w'umukobwa kandi yifuza nawe guhura nawe. Nibwo rero yaje kubitangaza nawe binyuza ku rubuga rwa Instagram avuga ko yifuza guhura n'uyu mwana w'umukobwa, agira ngo rwose aca impaka, agira ngo abantu nyine babibone kandi koko ni nabyo, agira ngo nawe ahure n'umuntu umukunda bya nyabyo. Biboneka hake kugira ngo uzakunde umuntu umufana cyane bigeze hariya muhure. Iyo muhuye rero biba byiza cyane, urumva ni inzozi z'uyu mwana n'ibyishimo kuri uyu mwana w'umukobwa ukunda The Ben cyane. The Ben rero ku itariki 8 z'uku kwa mbere 2025 birumvikana nibwo The Ben rero yabashije guhura n'uyu mwana w'umukobwa. Byari ibirori cyane, ubwo uyu mwana w'umukobwa rero yaje kureba The Ben akazamusanganye rwose amuzaniye indabo bigaragaza ko amukunda. Hanyuma bagihura emotion zamurenze cyane, uyu mwana w'umukobwa ararira arahogora. The Ben rero atangira kumuhanagura amarira ndetse anamuririmbira, ubona ko amwishimiye. Hanyuma n'uyu mwana w'umukobwa rero atangira kugenda yabyakira ko bahuye, atangira no kwishima nawe. Hanyuma ubwo ikiganiro kiratangira, batangira kugenda baganira. Ubwo baganiraga rero yaje gusaba ko uyu mwana yamuririmbira. Uyu mwana nawe araririmba, yamuririmbiye indirimbo zigiye zitandukanye z'uyu muhanzi The Ben. Hanyuma rero The Ben nawe akajya agenda amufasha. Ubona ko byari ibirori byiza cyane, byari ibyishimo kuri mama w'uyu mwana, byari ibyishimo kuri uyu mwana muri rusange, ngo muri kugenda mubibona uburyo bahuye uyu mwana akishima ndetse akanizihirwa. Ubwo The Ben rero amaze kubitangaza ku mbuga nkoranyambaga ze, yerekanye ko rwose nawe yanyuzwe cyane, ndetse anavuga ko ibihe byiza yagiranye n'uyu mwana ari impamvu itumye abaho.
The Ben kandi yahise agenera uyu mwana w'umukobwa impano nk'uko muri kugenda mubibona. The Ben yamugeneye impano ziganjemo ibikoresho by'ishuri, haba amakaye ndetse n'ibitabo byo gusoma kugira ngo umwana akomeze atyaze ubwenge, ndetse aranamuganiriza nyine amugira inama y'uko agomba kwitwara haba mu mashuri haba mu myigire ye kugira ngo azajye asoma nawe acangamuke nyine mu minsi iri imbere nawe azavemo umuntu usobanutse cyane kandi usirimutse. Iki ngiki rero kikaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko The Ben arakunzwe, ariko kuba anakunzwe The Ben nawe akunze abafana be. Niba ufana The Ben rero nakubwira ngo komeza umukunde cyane kandi umukomereho. The Ben ewana kabisa arashoboye kandi aranashobotse. The Ben ni umunyempano, The Ben ni umunyabigwi. The Ben rero ntago wavuga ko nta katagize ngenda ndamushimira cyane. Nawe uze kutubwira muri comment uvuga uti The Ben urabyumva ute wowe ku bwawe, nawe tubwire muri comment uko ibi bintu uri kubibona cyangwa se ubyumva, kubera ko iki ni igikorwa cy'ubutwari, ni igikorwa